ejo nariko nkurikirana kuri televiziyo umugabo umwe mu Tanzania nyine naba Yesu Kristo yahaye ikiyo yampaye ijambo hakubita ku mwana w'umukobwa gutya mazara hati se warashatse ati narashatse none uri kumwe n'umugabo arashize uri kumwe n'umugabo hatoye wo twabanaga twaratandukanye ufite abana bangahe babiri hati umugabo wawe ari he ati n'uyu abaje wa muhungu ati ufite imyaka ingahe naho nawe yari yazinze imisatsi yenana ya Madrid kandi n'umusazi nyine nico kuzakubwira n'ibiriya bintu nuko yabizinze ariko isi dutwaye nabi mwari mwabona umwana w'umuhungu wazinze inani imigozi mu mutwe ufite imvuvu nuko noneho ngo arangize ikintu cyandanga ariko ejo narasetse ndahwe ngo arangize abaza wa Mungu ufite imyaka ingahe ati 26 aha kuki washatse umugore wavuye ku wundi mugabo vuga aho hari igiterane gikomeye agarutse kuri wa mukobwa aramurebye we wa mukobwa we mbwira icyatumye uza amaherezo aramubwira ngo ni umurozi ngo yishe se ngo nyina nawe ngo yamwishe ahagaze umugabo garaho ngaho uwo wamushatse yicaye agarutse kuri wa Mungu none wewe ubwenge bwawe bwaguhaye gushaka uyu watandukanye n'umugabo ari umurozi mukanura amaso mudasenga muzagira ko maragira ngo biroroshe ibyo muri iyi si simwe mwashize indahiro igihe mwaryaga brochette nari ndiho igihe mwanywaga fanta nari ndiho none muraje murarahiye mubaze gushira indahiro murazidedeje umare kuzidedeza none mugiye kuko murazikurira honde iyo mugiye ku murenge ngo musinyure ku murenge ni wari warabazanye nyine hari umurenga uzuhamagara ngo aze gusinya none ntimuzamwijana nkundi yarazi ko ari kwameze wabibwirwaga niki igihe bakubwiraga bati nyabona uyu musore se uramuzi wakwitonze ngo reka ngo ndeka ngo ndamuzi nyine nyabona banza witonde nitondike none uraje n'ijisho ngo twari umuzi sheza n'umwana w'umuhungu isezerano ririmo indahiro rirakomeye ryavuye mu ijuru Imana ndizitubwira ibyo idakora niyo yabikoze bwa mbere avuga ngo ibyo nabasezeranije nabirahiriye bizasohora. Haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mbere dushimiye abakozi b'Imana badutumiye kugira ngo tubane. Bakozi b'Imana bashumba turabashimiye igihe cyose muzatwakira natwe tuzabashimira. Imana ibaheze umugisha kubwo kukomeza kutugirira icyizere kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana. Ndashimira n'abakristo bateranye uyu mugoroba murakaze namwe n'Imana ibaha umugisha. Twishimiye kubana namwe. Nakiriye na madame nubwo twasiganye gato nari mu kanama nari nabibwiye pastori nawe nguhaye kaze urakaza Imana iguha umugisha. Sanze umuvuga butumwa nanjye nakiriye bari abanyamakuru se n'abanyamakuru harya abanyamakuru timukazamo yaduhindurira muze mwandika kurya nyine kurya twavuze nkunda kubasaba ndimukaza mushaka rya jambo umuntu yavuze ageziriya muze mubireka biriya si byiza ariko muze mushaka ifaranga neza kandi nyine ni byiza na mutera imbere Imana ihabwa icubahiro ariko namwe muzamubwira nyine ndimukaza mutegama ngo muje kubwira nuko sanze
umukozi w'Imana yavuga ibya Pasaka, hanyuma bituma hazamo ibindi bintu. Avuze ibintu kabisa bizima, kandi buriya ndi yariko yigisha abapagani, yariko yigisha abakristo, kubera kubabwira imbaraga z'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Buriya yariko abwira abakristo, abakristo bakijijwe batuye mu rusengero, bagize imyaka cyane, kandi umuntu ayabareba. Hari umupagani uri hano utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ashira ukuboko hejuru, kubera iri jambo bavuze tumwatuze nitumara dukomezanye. Hari uriho aho ngaho? Okay, abantu bose n'abakristo, nanje nibo tugiye kuvugana. Abaheburayo ibice 6 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17, ntangira ndasoma, ariko nituza kugera hagati ndifashisha umuntu uri buze kudufasha gusoma. Ariko ubu reka nsome Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 16 gera ku murongo wa 17. Haravuga ngo abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose, indahiro niyo izirangiza, kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Humvikanye? Abantu badasoma timufite za Bibiliya, umuntu uzoza umenya ko naje kubwiriza azayirinda kwicara imbere, kubera ko azoza ahura n'ibitoroshe. Abantu baba intellectuel barangije amashuri bakarangiza universite, se muze mwiga ibintu mubikore mu buryo bwiza, nibyo kubafasha, kuko abantu bazababesha. Umuntu azasoma naho nibitanditse, wemere ngo nibyo. Kuniko kurera abantu, turera abantu bakure bagira ubwenge buzima, ntibakadindire nk'abantu barahonga. Turi muri Katolika ngo ndi padiri ngo ndasoma misa ngo nindangiza nuko. Aho mbasobanuye nkaneza, gusa nuko abantu batazabumva ndabisobanuye. Samuel wa mbere ibice 20 n'umurongo wa 17. Yonatani yongera kurahiza Dawidi kuby'urukundo yamukundaga kuko yikunda. 42 umurongo wa 42 muri Samuel wa mbere nyine igice cya 20 n'umurongo wa 42. Yonatani abwira Dawidi ati, igendere amahoro, ubwo twarahiranije mu izina ry'Uwiteka tukavuga tuti Uwiteka azaba hagati yawe nanjye. Nuko mu mwanya muto tugiye kuganira ijambo rivuga ngo isezerano ririmo indahiro. Isezerano ririmo indahiro. Ngiye kuvuga uburemere bw'isezerano ririmo indahiro. Buriya hari ibintu abantu bakora, ubwenge bwaje, isi kirazana ubwenge bwo kuvuguruza ibintu biciye mu bwenge bw'isi. Bigatuma ibintu bitakanuvera kabyo cyangwa umwimerere w'ibintu. Hano havuze ngo natangaye
ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Imana kugira ngo itwereke neza ibi yavuze kwari ukuri, ibishiraho indahiro ngo irarahira. Kandi baravuze ngo niyizirangiza abantu bagiye impaka. Hapana ibi tuzadupfa kurahira gusa ibingi. Ibi ntabyo birimo. Reka nsobanure rero muri aya magambo. Indahiro ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri cyangwa se benshi. Indahiro iziba hagati y'abantu babiri cyangwa se abantu benshi bakarahira, bakavuga ngo dushizeho indahiro, turarahiye. Njyewe iki kintu ndiyangaje, ariko nshizeho iki indahiro. Buriya nasanze gukizwa ni ukurahira. Ni ukuri. Gukizwa ni ukurahira. Iyo umuntu atashizeho indahiro bizabyoroha ntibizabiremera. Hari umuririmbyi, nimba ari umuririmbyi yararimye ngo nimekwisha kupatana na Yesu, ngo hadi ni deni. Buriya hari ibintu warahiranye nabyo byaremereye umutima wawe, ni nacyo gituma n'iyi jambo ry'Imana rije byakunaniye kuvaho, mufitanye indahiro nabyo. Reka mbanze nzane rero isezerano riri mu indahiro. Isezerano mu indahiro ni iki? Bibiri bivuga iki? Isezerano riri mu indahiro ni iki? Bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo hariho isezerano abantu bashobora gusezerana ritari mu indahiro. Ugasezerana n'umuntu, twasezeranye na mushumba ko mpaguruka saa kumi n'ebyiri zuzuye, ariko nta ndahiro twashizeho. Mpagurutse saa 12 n'iminota irenga, nta ndahiro yari ihari, twari twabivuganye gusa. Iyo haza kuba indahiro kari kabaye. Hari ibintu twari duharibishije. Burya Bibiliya izisobanura ibintu byose, iri clear, irasobanutse kandi ntizisubirwamo. Ingorane dufite nuko turi mu gushaka kuvuguruza Bibiliya uko ivuga, nguko mpaye numva. Isezerano ririmo indahiro ni ikimenyetso cyerekana gukomera cyangwa se uburemere bw'ibyo musezeranye. Urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Isezerano ririmo indahiro ni ikimenyetso cyerekana gukomera cy'ibyo muvuze, cy'ibyo muvuganye. Iyo mushizeho isezerano, mushizeho indahiro, muba mubidedeje, biba bibaye amabuye. Soma. Hari umuntu wateguye gusoma Petero wa mbere igice cya mbere. Petero wa kabiri, sorry abantu bahabandika murambabarira. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19. Yego. Haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Rirushaho gukomera. Kandi muzaba mukoze neza nimwaryitaho. Kuko rimeze nk'itabaza rimukirikira acuza umwijima. Rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen. Dufite ijambo. Yego. Ryahanuwe, apana rihari hano. Ryahanuwe kuva kera. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema tena haleluya. Haleluya.
tubanze tureka yandi ibindi nabyo bizoza biza. Hariho ibyahanuwe mbere yego ngo muzamukoze neza nimugira gute nimuryitaho. yego Bibiliya avuga ngo ntiduherwe ijambo ry'Imana gupfusha ubusa. Iri jambo ni ikimenyetso, ni indahiro twahawe, tuzoba dukoze neza. Nutita ku ijambo ry'Imana, nudakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, nudakora ubushake bw'ijambo ry'Imana, hari igihango uzaba wishe. Urwandiko Pawulo yandika Abaefeso 6:13. Abaefeso 6:13. Gatandatu 13 urwandiko rw'Abaefeso. Pawulo yandikiye Abanyefeso. Asome. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Nukuvuga ngo hano bashaka ko turashaka kuvuga iki? Twavuze ngo indahiro ni ikimenyetso. Ni ikimenyetso kigira gute gikomeza. Ni mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo hatagira ikintu kizakunyeganyeza kikaguta. Umwanditsi wanditse ngo shika sana ulicho nacho. Yes. Pasije mutaka kunyanganye. Yego. Amen. Amen. Nihuta cya kabiri. Isezerano dirimo indahiro ribaho kugira ngo barya abantu ntiyakagira uzahemukira undi. Indahiro, isezerano n'indahiro ririnda guhemukirana. Ribaho kugira ngo hatagira uhemukira undi. Buriya twe n'Imana, Bibiliya iravuga ngo twunzwe n'Imana. Yesu Kristo ngo yatunze n'iki? N'Imana. Sinzi umuntu wavuye mu byaha atarahiye. Sinzi, simbimenye. Kuko iyo bahabatuza umuntu baza bamwatuza arahira. Siko biza bigenda. Yego. Irya ndahiro rero izigaragaza kudahemukirana. Ubu ubwiye Yesu ngo sinzaguhemukira, nawe akakubwira ati nanjye njyewe ntabwo nigeze ubuhemu. Imigani igice cya mbere umurongo wa 32. Igice cya mbere 32 igitabo cy'Imigani. Imigani. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Uti? Ubuhemu bw'abaswa. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Buzabicisha. Kandi kugubwa neza ko bapfu kuzabarimbura. Ko Bibiliya ivuga yemwe. Ko mwumvise ibyo bintu buryo bimeze. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha. Ariko uziko guhemuka kuzakwicisha. Uzi indahiro washizeho bwacya ugahemukira uwo mwasezeranye, uwo mwavuganye. Aho ko ndaje mu bintu byose bibiri, ari umuntu, ari Imana, ari Yesu, ari umwuka wera, byose biri aho ngaho. N'uburyo bwo guhemukirana bw'abantu n'abashakanye n'abandi bagiranye amasezerano, nuko niko bameze. Sibe twaranabyoroheje ngo abantu ngo ntaguhemukirana, ngo urukundo rwashize, ngo none ngo nuko umwe nagenda undi ngo agende ngo asubira ashake. Ngeretse uzashaka umumarayika. Ari umugabo nugenda uzashaka umugore, n'umugore nagenda uzashaka umugabo. Ngeretse bavuye mu ijuru. Naho nimba ari hano ku isi uzabona. Mwana niwe guhuza, nguri kuraja gutora undi
ngereza uzazana upfuye amatwi nyine kuko guho wari ufite yari afite amatwi mwavuganaga mukumvikana uzazana upfuye amatwi uzuvuga noneho timumvikane simwe mwashize indahiro igihe mwaryaga brochette nari ndiho igihe mwanywaga fanta nari ndiho none muraje murarahiye mubaze gushira indahiro murazidedeje umare kuzidedeza none mugiye kuko murazikurira honde iyo mugiye ku murenge ngo musinyure ku murenge ni wari warabazanye nyine hari umurenge uzuhamagara ngo naze ngo aze gusinya none ntimuzamwijana nkundi yarazi ko ari kwameze wabibwirwaga niki igihe bakubwiraga bati nyabona uyu musore se uramuzi wakwitonze ngo reka ngo ndeka ngo ndamuzi nyine nyabona abanza witonde nitondike none uraje n'ijisho twari umuzi sheza n'umwana w'umuhungu yabaye umukobwa indahiro irakomeye Bibiliya yavuze ngo Imana kugira ngo itwereke ibyo yadusezeranije ko ari ukuri bidahinduka sinyatiri yashizeho sema amen ishyiraho indahiro izo ndahiro Bibiliya yavuze ngo zizabagarukaho izi ndahiro muzamurahira ni ukuri kw'ijambo ry'Imana nidushaka abashumba tuzobihindura nidushake tubivuguruze nidushake tubihengeke nidushake tubabwira ngo musubire mushake tibizohindura Bibiliya nimara kuturemerera se ndituzemera hanyuma nitwemera se tuba tubikuyeho ngo pasiteri ngo yamye yumva ngo mvuze ngo ikibazo ngo arambira ngo arazasubira ngo asezeranye ntabwo usezeranye hari ingorane hasi mu ruhande haleluya ntawo yakira ndiko ndabona musana Yeremiya ibice 2:19 ese ko birumvikana isezerano ririmo indahiro rirakomeye ryavuye mu ijuru Imana ndizitubwira ibyidakora niyo yabikoze bwa mbere avuga ngo ibyo nabasezeranije nabirahiriye bizasohora ngaheda bice 2:19 ububi bwawe buzaguhana ububi bwawe buzaguhana n'ubuhemu bwawe buzagukoraho useno nonaje ni gute nahabonye hahandi umwuga twoma akisera ko kwima ariko araryoshe twa Imana icubahiro haleluya amen twongere haleluya dusubiremo haleluya tuzamura amaboko haleluya amen twongere duhe Imana icubahiro amen nyabona ni muzamura amaboko ntimukazamugira n'ubunebwe no murushe amen kuva naje mwari mutarayazamura muhe Imana icubahiro asante sana sema amen ubwo buhemu bwawe buzagukoraho ariko urabizi ngo uburyo ngo yampemukiye wewe ugize gute sibyo muri mukutubwira ngo basongo ntibazobashingira ngo muzaza mwivuganira mwenyine ngo n'abakobwa gakobwa mwihuriye mu muhanda n'umukobwa n'agahunga huye nako iso nagira ngo aragukora mama ngo itonde ngaho baritonze rero genda muje kurahira iyo ndahira izagukora ntawe uzuyikuraho pasiteri ntazayikuraho muri komine ntibazayikuraho ndakurahira ijambo ry'Imana ntazayikuraho
nushaka uzotwara igipapuro cya divorce ugitware hariya biranditse ko muragira ngo bibiliya ni geography ko muragira ngo ni matematike ko muragira ngo ni shimi kare yaliyoandikwa yameandikwa. Sema amen. Nta muntu wobihindura, nta banyabwenge bobihindura, nta si yobihindura, nta bategetsi bobihindura, nta batunzi bazabihindura. Ijambo ry'Imana uko ryari riri n'uyu munsi niko riri kandi niko rizaheruka. Bushize nariko nigisha hejuru y'ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'Imana. Amoko atanu y'ubwenge. Dufite abantu bafite ubwenge bw'abazimu n'abadayimoni. Nari ngacishije muri mwe ndababwira nti umusazi kera, umusazi nyamusazi twageze tumubwirwa nk'ibintu nka bine. Reka mvuge bibiri. Umusazi neza wageze umubwirwa niki? N'umusatsi udashokoje. Siko ntimwageze mubibona mwebwe? Umusazi hari umusazi usokoza. Tugaruke ku isomo icya kabiri. Sema amen. Cya kabiri imyenda icitse. Mvuga icya kabiri ni umwenda ucitse. Cyo cya kabiri. Uhitumenya neza ko uri twageze tubana uwo muntu ukamuvuga ngo ari mwiki amadayimoni. Arimwe amadayimoni amazimu. Ako mbivuze mu rukundo ye kandi mbivuze nka neza. Mbivuze neza rwose. Yesu Kristo. Mu rukundo rwa Yesu Kristo nta burakari, nta mujinya, ntawe mpaye naraza, ntawe mbwiye ngo areke kwambara iyo myenda icitse. Uzorebe n'indi yo mu mugongo aho icitse hose ugenda utore ntagorane. Tugende ku ijambo rya gatatu. Isezerano ririmo indahiro ni isezerano ridahinduka hagati y'abantu babiri cyangwa benshi. Ni isezerano ridahinduka, isezerano ririmo indahiro. Basogokuru kera bageze bagenda ngo bagiye kunywana n'umuntu igihango, yashika akamukata agakata ku mubiri, akanywa amaraso yiwe nawe akanywa amaraso yiwe, akavuga ngo ndarahiye birarangiye, nje nawe turamwanya. Niko bageze bakora, niko byageze bigenda. Ntizihinduka indahiro, ntizihinduka manze mbabwi ibyo muhaye mukora ndabarahiriye mbihayijwe n'ijambo ry'Imana. Ni ko turatekinika, ko turiga ibintu. Ko muribuka Yesu Kristo abafarisayo kubera ko amanyanga yabo n'ubwenge bw'isi bwari bubuzuye n'abazimu babaje Yesu baravuga ngo se ngo biremewe ko umuntu atandukana n'umugore. Siko biri zivuga. Baramubaza batari kuse tukubaza biremewe. Yesu ati hatoya. Hatoya gute? Hatoya kandi Mose ndumwemera. Ati ndamwemera. Mose ndi yari erega biriya byo kwandika gutana byavuye igihe cya Mose. Niwo bitangirira mubona muri commune babitangiye ejo bundi. Byabaye igihe cya Mose nico gihe byatangiye. Mwarangiza aravuga Mose ti wemera Mose? Ndamwemera. None ko yari yaravuze ngo umuntu naza gutandukana n'umugore ngo bandikane inzano, arabwira ngo yabikoreye ngo amajosi yanyatagondwa. Bimaze kwanga byarananiranye abona ntibikunda. Nico biriya ubundi baza kwandukurana ngo batane byananiranye. Siko bizabigenda ni gihe cya Mose. Yesu arababwira ngo mubanze mutekereze mbere. Niko byari biri.
si mu mazanya ya manyanga none turimo kubisiga tukabisiga nidushake tubisige dusubire tubisuke handi mavuta dusubire tuzane icupa dusukeho ntibizahindura Bibiliya ngo nibazane inshabwenge ngo zige ngo kameme ngo bige ngo barebe ku bintu bihabigene nibaze babyigenye nibamara babihengeke indahiro ndizisubirwa ndizihinduka twarasezeranye na Yesu Kristo kurya Yesu Kristo atotwihakana niko Bibiliya ivuga ngo nitumwihakana ngo azabona kugira gute kutwihakana twebwe soma ijambo ry'Imana Timoteyo urwandiko rwa Timoteyo wa mbere igice cya 5:15 ese ko birumvikana 5:15 n'ubundi ndi mu byumba byose nyine 5:15 urwandiko rwa mbere barandikiye Timoteyo ibice 5 umurongo wa 15 yego kuko n'ubu bamwe bamaze guteshuka inzira iyo bamaze kugira gute bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani bamaze guteshuka inzira nubona wishe indahiro warahiranye n'undi muntu ukarahira mugasinya uzaba uteshutse yego uzaba uteshutse nyine murahire musubiremo gutyo niki kizabatandukanya ngo niki uruyaba ari urupfu rubatandukanije hako muzikwegera hariho bana bajije baramaze batese umugore nushika ugasanga biranze ko atarasanzwe ukabona biranze ukabona uzagira utati no kumukubita ntabindi yaravuze yarakiranutse yavuze biri mu mutima ati na makonfika niyo tuzotangizanya kuko ibindi bizabyanze akomwebwe n'ubu ngubu ibintu bihari nje bizabintangaza muri mu kutujyana hariya mukicara ngo mukatwereka uburyo muhaye burya ngo muzoza musangira sibyo muzamugira ngo muzoza musangira nuko tukicaraho tukareba ibihigo biraho ibitangaza bitabayeho ngo abashe ko bararya ngo nuko nguko bwaca ni bande bagize ingorane ngo ni mwebwe ibyo gusangira bigize gute birapfuye iby'indahiro birapfuye kuri komine birapfuye mu rusengero birapfuye cyage wari umutitiriza wamujana ngo naje ngo je kumwerekana mwagiye kwanza munabireka nibyo ufashe umuhungu uramujanye ngo naje kwa sobukwe ngo aje kumwerekana ngo uwa baratetse barariye bamara kurya umuhungu nawe hapo se abahungu bubu muri bazima yashitse nono muco waratakaye turashaka ndi murakora mariage ngo umukobwa ngo arakujanye ngo muje kwaso akamagira gutya nyine ni nk'umuntu sinzi ibintu bamutayeho kabasha wapi kabisa ariko nigitanga none mwamara mugatana mwebwe nta nasoni twawibuka nibyo kurya n'ingoko bakuzimanya wari ukarya n'amagufwa y'ingoko ukayarangiza none ngo baratanye toka kule afite umwana asoni njyewe abanje narabahakaniye bose umukobwa washatse naramubwiye nti rwose umwana n'umwana wanjye azaza mu rugo mwarangije mariage muze mu rugo n'abahungu nzame bateguza nta mukobwa muzazana iwanjye mutarakora ubukwe sinje ufite umutima mubi ariko hariho ikintu muza mubizirikana ibyo muza mubyibuka ko mwabikoze ni muza gutandukana ubanza ubyibuke byo kurya by'abandi wari ku
nyamara nzavuga byo tawuze kuvuga ati ariko pasiteri azadukwegera ngo tuzane ibyakera. Nimubireke ibyo bishya, ariko nimubikomeze, nimushireho indahiro ikomere. Sema amen. Nico nta kindi. Kuno ko muri mukuduhenda badi, kumuduhenda n'amakamera. Umuntu yokamerwa kabisa yambaye kariya ese nagatimba nagake agatimba bamukame bakamuka. Ibi ni ibintu muri mukwizanira mwenyine mwikwegera. Twebwe ntabyabayeho, ntabyo nasinye, sinigeze nsinya nje, nararahiye gusa. Barambaje nikizo batanu n'urupfu. None ubu nyine dufite imyaka 30 n'ingahe, simbamenya ni mari n'itanu. Acha nibuka se maze kuba nyinshi. None nta gitabo twasinyemo, nta certificate baduhaye. Turi mukuzana ama certificate ngo ibayimwe ngo niho bazabagumwe bakayicaho. Ese bazabayiroza muzamuyishiraho. Mbaye ngusobanura uko nyine nuko ari gihe cy'imperuka naringerageje. Abaheburayo 10:19 23. Abaheburayo 10. Ese ko birumvikana buke? Ngiye gutera haleluya mu wundi mwanya. Abaheburayo 10:23. Dukomeze kwaturirana ibyiringiro byacu, dukomeze kwaturirana ibyo twasezeranye, iby'indahiro byacu dukomeze. Sema haleluya. Dukomeze kwaturirana sheri shushu muri mukomeze mwaturanirana ibyo tutanyeganyega. Tutagira gute? Tutanyeganyezwa. Kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Yego. Sema amen. Amen. Ejo nariko nkurikirana kuri televiziyo umugabo umwe mu Tanzania nyine naba Yesu Kristo yahaye ikiyo. Yambaye ijambo hakubita ku mwana w'umukobwa gutyara mu mazara. Ati se warashatse? Ati narashatse. None uri kumwe n'umugabo? Arashize. Uri kumwe n'umugabo? Hatoye wo twabanaga twaratandukanye. Ufite abana bangahe? 2. Ati umugabo wawe ari he? Ati n'uyu. Abaje wa muhungu ati ufite imyaka ingahe? Naho nawe yari yazinze imisatsi ya yenana ya Madrid, kandi n'umusazi nyine nico kuzakubwira nama nibiriya bintu. Nuko yabizinze ariko isi dutwaye nabi. Mwari mwabona umwana w'umuhungu wazinze imigozi mu mutwe, ufite imvuvu. Nuko noneho ngo arangize ikintu cyandanga, ariko ejo narasetse ndawe ngo arangize abaza wa Mungu ufite imyaka ingahe? Ati 26. Aha. Kuki washatse umugore wavuye ku wundi mugabo? Vuga. Aho hari igiterane gikomeye, agarutse kuri wa mukobwa. Aramurebye, we wa mukobwa we, mbwira icyatumye uza amaherezo. Aramubwira ngo ni umurozi, ngo yishe se, ngo nyina nawe ngo yamwishe ahagaze. Umugabo garaho ngaho, uwo wamushatse yicaye, agarutse kuri wa Mungu. None wewe ubwenge bwawe bwaguhaye gushaka uyu watandukanye n'umugabo ari umurozi? Mukanura amaso mudasenga muzagira ko maragira ngo biroroshe ibyo muri iyi si. Amaze twebwe ababyeyi abapasiteri nitugira ngo umuntu agwara kugarura ati nasenze mwana wanje tiwakwitonda mu pasiteri ngo niko mwuko hayimbwira. Wewe ugira umwuka uwuhe mwuka kubwi? Maranga mutima gusa nayo adakwiye. Iyo nkuru reka nisigaho ngaho uyitore kumuyijane. Ijambo rya 4 kandi ngiye gusoza, ibindi tuzobikomeza ni nka 10. Ndavuga ibi bine sibikeye. Isezerano ririmo indahiro rigusaba igihe cyose kuba umwizerwa kubyo warahiriye. Isezerano ririmo indahiro rigusaba buri gihe cyose
kuba umwizerwa apana undi wewe niba mwavuganye n'umuntu mugasezerana banza ureke kureba Bibiliya avuga ngo mu rwawe ruhande ngo ubane n'abantu bose iki amahoro ntujejwe kureba abandi ujejwe kwireba wewe nugira amahoro uzayahesha undi nuyabura uzayabuza n'undi nukubavijira esiki jewe kimezeho gute urumva ngo ibintu twaravuganye no banza urebe nawe muzamureka ngo tuzobura kugeragezwa Satani ahari noneho twamara ariko ndangara uburyo kurya muzamuna tuzaturirimba ibyo tutayitwumva amasezerano yose uko abantu bahemukiranye ko barayiririmba uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso wese uyu wacu ari mubiki reka manze ndeke haleluya Nehemiya ibice 7:2 ariko reka tusome Timoteyo ariko aho naho nimuhandike urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere n'umurongo wa 12 ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa yabonye yuko ko ndagaruka ku ijambo rivuga gute mu ndahiro utegerezwa kuba umwizerwa ukaba umwizerwa kuri cya kindi mwarahiye watekereje ko iki ndi uwo kwizerwa Imana yarebye Timoteyo iramwitegereza idashingiye ku buryo avuga idashingiye ku ijambo idashingiye ku masengesho menshi idashingiye ko ari umuvugabutumwa idashingiye ko ari umushumba ngo iramwitegereza sema amen nibona ari uwo kwizerwa ikangabira umurimo we ngo imwitegereze ibona ni uwo kwizerwa iravuga ndaguha umurimo wanje tuzigera uhemuka wabaye umwizerwa ku ndahiro warahiye wabaye umwizerwa ku ndahiro warahiye kuko ihemukira Imana ibyo warahiriye Imana irabizi kandi irabibona nizo zambaraga nico cyatumye apfa yapfuye kubera ubwizerwa bwiwe ibyari bimwanditse undi yari gusubira inyuma muri bukarya jambo mu gashamba k'Getsemane yarahageze ngo inyigisho ziravuga ngo Imana ngo irasubira imuzanira picture foto y'urupfa zapfa ngo iramuzanira uburyo abigishwa bazamuhunga irazanizana uburyo intumwa zizagenda zose izana ba Petero uburyo bazamwihakana irabizana byose izana urupfu ubundi Yesu yapfuye impfu zitatu yapfuye urupfu rwo mu mwuka apfa urupfu rw'umubiri apfa n'urupfu rwo mu bugingo abona izo mpfu Imana irazizana ngo imari imwereka uburyo abigishwa bose bazahunga imwereka uburyo azabambwa atambaye Bibiliya iravuga ngo muri ako kanya kuko yari umuntu ngo aravuga ati data nimba bishoboka iki gikombe kindengana muri segonda imwe yibuka indahiro yarahiranye n'Imana abona na se yerekeyeyo abona ndibyo babigikunze usomye hariya mu byashuri Yohana ibice 5 ngo reba mu ijuru ngo habura ubumbura igitabo ngo uwo mwisi uwikuzimu ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda Yesu Kristo yaracomutse aravuga ati ndabishoboye muri ako kanya ngo yamahino yamavuga ngo ntibibuko nshaka amen sema amen ariko bibuko twasezeranye mva mu ijuru twasezeranye ko ngiye gupfa niyo ndahiro natwarahiranye kora uko ushaka cyanyuma isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya bukomeye hagati y'abashizeho iyo ndahiro ni ubuhamya isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya nubwo abantu batohaba nubwo umuryango utohaba nubwo abakurahije batohaba kurahira konyine ni ubuhamya mbabwire haba nubwo wohinduka ukava ukajya ahandi hantu
aho isi itakubona, aho abantu batakubona, aho batakuzi. Nushaka uzogenda uhindure ibyo uhindura. Ya ndahiro ni ubuhamya. Ni ubuhamya buhora buhagaze. Sinza ntinya abantu mu kunanirwa, sinza ntinya abantu mu gusubira inyuma, sinza ntinya abantu mu gukora icyaha. Tinya Imana uko twavuganye. Gusa naho ubundi ngiye hirya y'aho abantu batanzi kubera ikisi n'ibiki nashoboye gukora. Hari ikinaniranye ko ari ugusenga, naho ibyaha nabyo biragoye. Bigoye guteze ikintu cyoroshe nyine n'ibyaha. Ikigoye no gusenga no gukomeza indahiro. Nukuvuga ngo aho mba ndi hose nza mbona ijisho rya Yesu Kristo rihari imbona. Aho ndi hose nkabona ijisho ry'Imana, kamenya ibyo narahiye, ibyo navuze. Umunsi nari konsenga nkayibwira ngo Mana ndakijijwe. Nyuma yo gukizwa iki sinzagisubiramo, kivuyemo burundu. Iyo ndahiro ndizi ko twarahiranye n'Imana. Kwiriye kuba umwizerwa njyewe kuri yo. Niba naravuze ngo sizosubira kubesha, twari twasezeranye n'abantu ngo turabonana saa 9, baza saa 10. Abantu no mu ijuru bizabagora. Hako ubundi so umuntu yovuga ikintu adakora ukivugira iki wakiretse. Gute saa 9 yaba saa 10? Murumva ibyo bihigo mwebwe? Ukundi yabuze havuga ngo ahubwo baje kare. Ati nturabona abagira amasaha 2. Bangu soma ibice 2 Timote, urwandiko rwa Timote wa mbere nyine, ibice 2 n'umurongo wa 2. Ibice 2 n'umurongo wa 2. Oya murambabarira. Yohana ibice 5 umurongo wa 31 na 32. Isezerano ririmo indahiro ni ubuhamya bukomeye hagati y'abashizeho iyo ndahiro cyangwa se yabasezeranye. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 5:31. Nakwihamya ubwanjye. Guhamya kwanjye ntikuba ari ukuri. Nakwihamya uko nje nyine ngihamya ndi byaba ari ukuri. Ahubwo hariho undi umpamya. Hari undi ugira gute umpamya. Nukuvuga sema amen. Haleluya. Nukuvuga ngo hagati yawe nundi tugomba kwihamya uhamwa nurya. Yego. Hari undi. Apana kwenda uvuga ngo njewe ngo yagize iki. Ukuraje kwihamya gute? Nanjye nzi yuko ibyo mpamya ari byo by'ukuri. Yisi Bibiliya. Ido nari kumbwira abantu nari kumandika ikibazo dufite. Birababaje ugenda twivuga ngo turaba Kristo. Byakagombye ko tuvuga ko turaba Kristo. Twogiye tugenda gutyo umuntu yatubona, yakwitegereza gutyo akabona uri umukristo. Gutya kurebye akavuga ngo uri umukristo. Kuko Bibiliya avuga ngo turi umuco. Hari umuntu uzubaza umuco ngo se uyu ni umuco. Haba yarwaye nyine nk'umuntu wasaze niwo wazivuga ngo ese uyu ni umuco. Umuco nduzubazwa naho twebwe uri mu Rwanda ngo nabatirijwe aha ngo kandi ngize imyaka ngo 20 reka iby'imyaka byihorere. Parasuzuma bagahebura bakabura ndakandu nakamwe akana kabira ngo kwanza ngo muzamubona ngo nzamvuga mu ndimi banzu bireke iby'indimi mushe. Bashakishije inyuma barahebura barakwitegereza barabura kandi ubukristo buhera inyuma. Umukristo uzumureba gutya ko baragira ngo ndakabishe sinkabije n'ukuri kwijambo ry'Imana. Umukristo wo mureba gutya Yesu Kristo ari murimo. Imbuto zazama zisoka hanze zerera inyuma nta mbuto zerera imbere. Hari imbuto zerera imbere. Ngo none ngo njewe ngo Imana ngo izireba mu mutima ngo ntizirebe inyuma. Zirebe inyuma.
wa musaza urya ngo amubaje ate se mfite abafiance babiri, umwe ni mwiza ku isura undi ni mwiza mu mutima, ate se wompitira mu uwo mwiza mu mutima warawubonye? hari umwiza mu mutima ubaho? oya keretse nabonye rimwe umukobwa n'umuhungu baha bashakana batarakora fiançailles barwanira mu kabari, nibo bantu nabonye ba mbere barwanye amakofa araba ashitse none abarwanye batarashakana bizagenda nibo nabonye. nawe ubundi baha bashakana babiri nta muntu uza wereka undi kamera imurimo, tawe ariko irya kamera imubamo ndakurahiriye ukoze iperereza hariho abayizi, hari abo biganye, hari abo babanye muri quartier barakazi ko ari akantu kageze. nibagira ngo bagukoreho ngo bagiye kuguhemukira ngo bagiye kukwicira ubukwe ngo nayo niboneye ngo umuhungu ngawe jana nawe genda mama mujane Imana izobafashe sagira urugo rwiza. hari irindi sengesho tuvuga hano si urugo rwiza ryo rya nyuma byashika bikagira. amen. turashojeje kubera umwanya tuzabigarukaho. abantu Bibiliya yavuze gute? yavuze ngo abantu barahirira ubaruta. iyo tuvuga ngo izina ry'Imana nuko iri hejuru, nuko iri hejuru, ngo abantu iyo bagiye impaka ngo ikintu cyanyuma kiza kirangira ni indahiro. bene data bavandimwe, bana bacu, babyeyi, bashiki bacu, bavuga butumwa, banyamasengesho, bahanuzi, intumwa, hariho ijambo kurahira nukorana n'undi isezerano ryo kurahira ugashiraho indahiro, ntukaritatire kuko ejo rizagushira mu rubanza. hari ibyo twasezeranye n'Imana, hari ibyo twarahiye, hari aho wabirahiriye nawe, hari ibyo watuye n'akawe kano uri wenyine, muri babiri, muri batatu, hari ibyo warahiriye Imana kutazayihemukiraho. bikomeze iyo ndahiro warahiriye imbere y'Imana, Imana irayikomeje kandi yo izasohoza ibyo yakuvuzeho. n'Imana yo kwizerwa no kubikora izabikora. reka natwe dusohoze ibyo byavuye mu kanwa kacu. Imana ibaheze umugisha. murakoze.